ndashimira Imana. Urashimira Imana? Yabaye mu ruhande rwacu. Uko tubibona wenda ntabwo ariko byari kugenda. Ahantu narindi twasenze nijoro tugejeje saa sita turaryama. Nka saa 10 ndota ngo ndi ahantu mu gashyamba, nkajya mbona umuntu aza uruhande rwanjye ashaka, ariko haruguru yanjye mbona nahabonye imva ebyiri, imva y'umuntu mukuru n'indi y'umwana. Ashaka kumuhera ibintu mu gutwe, byari bimeze nk'urufuro rw'isabune. Yego. Ariko nkabona ibyo bintu ntibimfata, nshobora guhita mpfa. Ngwana nawe ibyagera mu gutwe kwanjye. Ndangije ngo nza gusa n'umuntu sinzi ibintu narebye, mbirebye nire turuva umwana ntamureba, mvuga ngo umwana wanjye ari umuntu ahita nongera gutoki arambwira ngo nguriye aharyamye hasi. Yego. Ndangije ndamubwira umuntu avuga ati umwana wanjye aragira icyaba, bari bugufunge. Namubwiye ngo ntungana nawe, ndamubwira ati ngiye umwana wanjye nagira ikibazo agira baragufunga, byukiriza umwana vuba. Aragenda mukomaho, umwana ahita ahaguruka amamagara. Nahise mpaguruka, ndangije gusenga ndamumagara umutware, ndamubwira navuga ati ndose nabi, kandi urabizi ko iyo ndose inzozi ntabwo ziba nziza. Ndangije ndongera ndaryama kuko bwari butaracya neza, za nzozi zirongera ziragaruka. Nahise mbyuka ndicara ndasenga, mbwira Imana ngo Mana, ntabwo mbizi ikintu kiri bube cyangwa se kizaba, ariko ndindire urinde ibyanjye n'abanjye. Kubera ko buriya iyo warose inzozi hafi, ntabwo njya ndota inzozi ngo nimba zirose kuba mu rugo ngo zijye mu bo hanze. Oya, byaba bikunde ziba zifite ikintu zishatse kuvuga. Rero bakimara kumbwira, sinzi umuntu wampamagaye yambwiye ngo umugabo wakoze impanuka. Abantu twari turi kumwe ko twari turangije amateraniro, dusa n'ahantu turi gusezeranaho, umuntu ahita ambwira ngo cyangwa n'abatekamutwe. Ndavuga ati oya, reka mbanze mpamagare telefone y'umugabo ndebe. Ndayihamagara mbura umuntu anyitaba. Wa muntu arongera arampamagara ambwira ati reka telefone y'umugabo wawe yamenetse, ntabwo iri gukora. Dore ngiyo, wigeze uyibona se? Dore ngiyo. Nakoze iki? Nahise mpamagara wa muntu. Naje kumuhamagara, mpamagaye uwo bita Shyaka. Ndangije arambwira ati ndi mu kazi. Ndavuga ati reka mpamagara uyu mubyeyi. Ndahamagara mu majoro, ndavuga ati ntabara, ahantu ntari ndabizi urahita uhagera. Yego. Ngiye ndi kure ndahantu biti Bugambazi kuko yarabizi ndacyariyo. Ariko uyu mwanya ntabwo nashobora, kuko nahise numva meze nk'umuntu ugize ikibazo. Ndavuga Mana, inzozi nabonye ntizigire ikintu na kimwe zifata. Abantu twari turi kumwe nyine twahise duhagarara ahantu hamwe kubera ko imvura yiriwe igwayo. Hari kugwa akavura gake. Buri muntu wese yinjira, umuntu wese, kuko kuri telefone yanjye nta mayinite yari ariho. Nahise fata telefone y'uwo muntu namuga ati mpa mayinite reka. Mera kuri mama Joana, ngeza kundi mubyeyi, ndahamagara abantu ndavuga ati mumbe hafi, ahantu nari ndabizi ko muhagera mutabare, umugabo wanjye waramugonze. Bakambaza isi bamugongeye he? Nkababwira ati umuntu umbwiye arambwiye ngo ni mu ikorosi rya Karama, ariko ntabwo mpazi nanjye simpari. Numvaga ari ibintu bigoye kuri jyewe. Nashatse gutega moto y'ibihumbi 2 ngahe, ndangije umumotari wanzanye. Tugeze mu nzira n'ubundi dusa n'abantu turagwa. Umumotari wanzanye arambwira ati wa mudamu, birashoboka ko umugabo yakoze impanuka, ariko wirinde gutega moto cyane. Ngeze Nyacyonga bitantega itongo. Uko bisa kose ndangije ngeze mu modoka nibwo uyu mubyeyi ampamagara ambwira ngo baje ku Ruyenzi. Mu by'ukuri ushoboka hari igihe kimwe utabasha kugushyikira ibintu
nabitekerejeho umwanya munini gusa nari mfite ishengesho rimwe rivuga ngo mana birashoboka hari igihe abantu bajya bakora impanuka rega bakagenda ariko nabwiye Imana ngo oya nubwo igihe ari iki uziza cy'ibintu nahise ntekereza nubwo nigeze njya kure navuze Imana iramutse ibaye umugabo yabimemukiye icyambere twabayeho nta kintu cyo kurya dufite tugeze ku rwego umuntu ashobora kubona umuceri wo kurya nabwiye Imana ngo wabimemukiye twabayeho twambaye ubusa umunsi umuntu ageze ku rwego yashobora kwigurira n'inkweto y'ibihumbi 20 rero nahise mbwira Imana umuntu twari turi kumwe mu mutara navuze ese yumvishe mvuga ngo Mana umbabarire ntabwo iyi gahunda numva umutima wanjye nawe byavamo nibyo nahise ntekereza kandi kuko ngomba kubitekereza kubera ko ubuzima twaciyemo mu buzima bugoye ni sitarago ndende twagiye tunyuramo rero Imana nibimutije kurama nibure ntabwo igihe cye cyo gutaha ari iki niko mbitekereza nyine uwo kuvuga avuga ibye ariko nahise mbwira Imana ngo umupfakaje waba umemukiye ubuzima bwo mu isi buzagira igihe burangire pe twese tuzagenda ntabwo igihe cyo kugenda ari iki rero ndashima Imana ko nsanze agihumeka ubundi bakibimbwira umuntu wamamagaye pe yambwiye ati umugabo wakoze impanuka kandi abona ikomeye ngwino umujyane kwa muganga natekereza ahantu ndi nkumva sinaguruka sindi bubishobore sinzi ukuntu ubwonko bwanjye bwahise buturunda ndavuga ati kamamagare basi abantu bari hafi ye yewe ndi kure bamugereho banamenye ahantu bamwende ambirasi iri bumujyane njye rero ku cyanjye giti ndashima Imana nyine yababaye kandi niko umubiri w'umuntu uteye ariko ndashima Imana akagihumeka uko niko wakiriye telefoni twavuga yavugaga inkuru itari nziza ariko uri madamu w'isezerano uri umwe mu rubavu Imana yahaye Pasiteri Justin ndakeka ko hano kuri Kiranuka iyi ni impanuka ya kabiri iciyeho by'umwihariko mu mezi ashize ndumva nta mwaka ushize Pasiteri Justin n'ubundi akoze impanuka nabwo yari imuhitanye ariko Imana nabwo ikinga ukuboko ku babyibuka baribuka ko ari mu gihe cy'urupfu rwa Pasiteri Theogene yari agiye gupfa akurikirana na Pasiteri Theogene iyi mpanuka ni impanuka ibaye hashize igihe kitari gito nanone havugwa inkuru zitandukanye kuri Justin by'umwihariko z'urupfu ibi bintu ntabwo ari ibirugano cyangwa ibitegano nabyo bijya bibaho ariko ntabwo ibyo nabiha agaciro cyane kandi biramutse ari nabyo ubikora yaba yahombye yego byaba byafashe ubusa cyangwa se Satani yaba yafashe ku mwako yego tubishimira Imana icyo turabishimira Imana hanyuma rekereza ko kuba atapfuye ari gahunda ya Nyagasani Imana iracyadufiteho umugambi mwiza amen kandi wo kutugirira neza ni ukuvuga ngo rero ngewe ku cyanjye giti ndashimira Imana ko akiri muzima ko ntabwo ari abantu benshi papa yamaze gukora impanuka inshuro ebyiri iyi nshuro ni iya kabiri uko ariko akayikorera ahantu hasa n'ahagoranye ushize ayikora barabimbwiye mutanuvu umutima wanjye urikanze kuko buriya na hariya ahantu yayikoreye ntabwo ari ahantu heza naho yayikoreye kandi naho si heza uretse ko nta n'impanuka iba nziza noneho ndi kuza gutya hari ahandi hantu abantu bakorera impanuka ariko bashobora kuba bavuyemo nk'umuntu upfuye imodoka bayikandagiye barazicyonyagwa rero ahubwo igikwiriye numva nabwira umuntu wese udukurikiranye ajya ava mu rugo yiyejeje
abwira Imana ngo Mana ndagiye ariko ubugingo bwanjye bushyize mu biganza byawe. Numva aricyo gisumba ibindi bintu byose kuko umuntu aragenda ariko ntabwo uzi ngo muri iyi si tugendamo ariko ntiwamenya ngo uragaruka amahoro. Nk'uvuga ati ndagiye ndiwite ngaruka ariko nyine kubera ko ari uko ubundi hari idosiye iba ku muntu ushobora gukora. Ni ukuvuga ngo mu gatondo nibwo njye navuganye nawe kubera abantu barabizi akazi dusangiye umurimo dukora abantu barawuzi. Mu gitondo nibwo twavuganye ambwira yuko afite gahunda y'umubyeyi w'inshuti ye agiye guherekeza ugiye kujya hanze ndetse ntiyabimpishe ambwira ko hari umubyeyi wari ugiye kujya muri Canada. Ni rwo rugendo n'ubundi yaragiyemo cyangwa n'utundi tugahunda yaragiyemo? Aya ni rwo yaragiyemo. Ngize amahirwe rero yo kuganiriza. Hari igihe umuntu avuga ibintu bitandukanye kubera ko atabana n'umuntu cyangwa se atazi uko byifashe mu rugo. Iyi mpanuka ije mu rugo byari byifashe gute? Kuko ni impanuka ije gutwara amafaranga. Umubyeyi wa mbere twabanje yavuze ati ubu tuvugana Pasiteri Justin ubuzima bwe buri mu kaga. Ni ukuvuga ko akeneye akaba akeneye n'izindi nshuti ze. Uwo yabivuze nkawe nk'umuturanyi nk'inshuti ariko itazi uko bihagaze mu rugo. Wowe rero njyewe nk'umuntu uhagaze mu rugo rwanjye dukeneye imbaraga zanyu. Nabwiraga abantu badukurikiye ko dukeneye nimba kuko ari inshuti akaba ari abavandimwe abandi bakaba ari ababyeyi dukeneye imbaraga zabo. Ibindi bintu ndi buvuge imbaraga zimeze gutuma kuko hari umuntu wumva imbaraga akumva nizo kuza guhinga. Ntabwo turi buhinge kuko nta murima tugira ariko kuba aryamye ahangaha dukeneye imbaraga zabo z'amafaranga. Birashoboka ko uyu mwanya ngiye kubiterura ntabishobora. Noneho ibintu bije bitunguranye gutya kubera ko ntabwo ibyago biteguza.